Okay, muko fresh jameni wangu, mumeze fresh kabisa. Nizere neza yuko kabisa wamaze kuhagera, wahasesekaye kabisa. Nyirango urabizi neza cyane ko yushaka umunezero cyangwa se ushaka kumererwa neza cyane, bisi mba nahageze kabisa kugira ngo nanjye mbagezaho filime imeze neza cyane kabisa. Ngira ngo episode ya 5 yarakuryohanye ku munsi washize. Uyu munsi wananira ngiye kubazana episode ya 6. Nakwambia wewe rafiki, ndio filime ya kwanza katika nchi ya Rwanda na Afrika yote. Kabisa. Tunatangua pia tunaendelea. Kitaka kutazama makofi na miguu ni hapa kabisa katika infrastructure. Hakuna mahali pengine utaweza kutazama filmu kama hii. Lakini wewe nakuomba kitu kimoja kabisa, nifanye subscribe. Nyinyi wote mfanye subscribe kabisa, nami nitawaletea filime mingi sana zaidi. Ntachombeshe nkuko bisanzwe ni by'ubu filime. Infrastructure nkirango ibaka kugejeho kabisa umunsi ku wundi gende bakorera umunsi kandi bakorera imiti myinshi cyane. Imvura TV wakoze subscribe cyangwa se bacyari kugenda utwiba nawe. Mani kingaho isi niko sarega jukanora cyane. Kandi Imvura TV ni wa filime jureba numwete rega turi amaboro. Ngira ngo ikureba episode umunsi ku wundi tugeze kuri episode ya 6. Je biranangaza. Ati njyewe birantangaza. Nje nagira ngo bwize ukwiko ko Paul naramukaje kongera kukumenya. Uburenganzira ngo reka Paul yongeye kukumenya. Uburenganzira ikizabubasha kumukoresha cyose. Uzagerageza ukimukoreshe gusa. Ati Gasiya nawe mukanje kukumenyera. Icyo ushaka kuzamukoresha cyose uzakimukoresha ngiye ndahaye. Ikintu kiba gukoraho. Je nzagaruka ngiye ngurwanirira. Ati ngiye nzakurwanirira. Afande ariko nanjye burenda murwaye ko Paul. Timbura. Urusanzwe murwaye? Nicyo kintu nje nibaza kugira ngo ko Paul njaze anyandagaze mu muhanda kuko abantu bose babibona. Nibuka neza muri episode ya 4 uyu mukomiseri mwibuka neza cyane uyu mutipe bari kugambanira mukubita kamukomagora mu muhanda bikaza kurangira musabye ko Paul yarambabaje. Afande ko Paul yarambabaje. Ariko Afande nanjye ko Paul ndamurwaye ubundi wasayetse ariko Afande nanjye ko Paul ndamurwaye ubundi wampaye uburenganzira nka za mujidura. Icyemezo cyo kuba wamujiduka mubasha ufite ubushobozi bwo kuba wamujiduka mubasha. Yego ndamufite uburenganzira ikizakubaho jewe uzagaruka ko Paul wamutanze uburenganzira ati kizakubaho uzagaruka umbwire. Mbega gukubitwa n'umugore utari uwawe uri umuntu w'umugabo we, none ugakubitwa uri umupolisi ufite inyenyeri ebyiri, ugakubitwa na mugenzi ufite inyenyeri imwe. Hata Afande akanyenyeri kamwe ndusha niko gatumye mumuzaho. Sobundi niba munundusha ngazi kurwana wa muntu. Sobundi ko numvise ko gize ngo kazi kurwana wakandekeye. Je kurwana se ubwa ko mu bitembere bangana ibikino none namukoraho. Kapura noneho ndamuhagarikiye mbaye nk'ingweye ndebe icyo umukoraho. Itegeko rya Afande ngomba kugukora. Umukobwa ura nawe se yigira wa danje atayigira impare y'ingore. Ku itegeko rya Afande ngomba kugukoma igipasi. Yewe gawe ingumi ya danje ko buranga yarangije atayikandi bifunda napfuye we. Napfuye Afande napfuye ifara bimenya umugore arahawe. Konyeri dose bya danje Kapura yongera vayo. Hazivana igipasi kutene ngome kuyindi. Yewe umukobwa arakapura mukubita kofi yagamusubira yindi micamo yaganje hapa. Nibirahamwe abantu. Nibiraho yiri umugore n'umugabo bimeze gute Kapura yarangije Afande ndabarira atera pompage. Umugeri aramusha araswata we. Fati shoti ya danje Kapura yarangije aramusha umukobwa arakwega. Igipfusi ko kindi ngube ko yindi igipfusi. Filime ni Nyarwanda we Kicukiro ni Nyarwanda Kicukiro ngubona umuntu yarashira ni wa mutoza nkubitira umuntu kanze nkwereke kubitira umuntu. Umupolisi yagarura hano igipfusi irani ko Paul ari igipfusi yanahitagandabirana we. Ariko iyi filime ubu nigeze nababwiye ngo uzabaryohereza. Kapura ari igipfusi none arangije ahitagarura we. Ari mu
wowe uvuga ngo wakobeta umuntu ngaho nkubeta uyu mwana nkubeta uyu mukobwa sha wowe wamye witoka urashaka kumurama iki urafata ufata iki karimwe yakubita igipfunsi kinini ngo igipfunsi umugeri uyu ni umukobwa ni shitani ni igiki afande mbabarira afande iyo urenze ubundi njyewe ingabo z'igihugu ubundi muzi cyari ubundi ingabo z'igihugu muzi cyari igihugu ziba zemerewe kurwanira igihugu ingabo z'igihugu zirwanira igihugu apana amajipo ariko mwana uri kunyicaraho tugende barakwereka abagenzi tugarutse ko motari wacu ari kumwe n'umugenzi wa ati bose uri kunyenzaho wamubonye fande itaza mwireshyeshyaho ati bitamwebwe ko mwatereka ari kimwe abavandimwe muri make muri mu biki ko aricyo kintu ushaka kumenya ikintu muri mu gende genda umumotari uyu mugenzi arantese none se ibimeze gute muri make icyo gupfa ni igiki uyu muntu sinzi niba ari umupolisi cyangwa umujura ahubwo mwebwe nk'abashinzwe umutekano je mwamukurikirana mukamumbara ahubwo mwebwe nk'abashinzwe umutekano mwebwe mwamufasha shabaza n'uriya mugenzi ubuvuze ko poro atafande bazo umugenzi mufite ibyangombwa ubundi n'umugenzi mutunga sana umugenzi uyu nawe mumureba bana mukaswe bana mukaswe bimeze gute raje abapolisi bara ati urahisha isura mukatasi vanamo pamuryo tugere kwa hato na hato vanamo iyo sura rangamuntu yawe we rangamuntu yawe none se ikibazo mfite ikibazo ni icyanjye ni ikibazo mbabazi yunguye matara afite ikibazo nta mugenzi agira ikibazo none bimeze gute muri make icyo gupfa ni urabona ko umuhanda mwawuteruye saizi areba abantu mwafunze ibinyabiziga mwafunze mwabaginga mwe dore abantu mwafunze dore ibinyabiziga mwafunze mwabasenzi mugateza mboteyaje mwebwe bakaritasi abantu b'abagabo uretse tuvuge nk'abasakuza tureke gusakuza umukobwa rero nawe afite agasuzuguro ati tuvuge nk'abasakuza tureke kuvuga nk'abasakuza gusakuza wamwumvise na sisita wacu ati vuga twumve n'agasuzuguro kenshi rutange genda sakuza fande ngenda sakuza nawe fande ngarasakuza sha okay ngamo mbabarire nk'abayobozi rwose mubaye ijambo bavuze ariko ubundi kwapanda we yemerera umuntu umwe nka mutubwire icyo mupfa ubundi tubareke mugende motari cyo mfa nawe ntacyo hari ikintu akopora itahindura isura mwebwe nimudukina abakaritasi yewe ati kopora we tuza icyo bapfa mubite wege nawe uri kushinza ngo ni umupolisi wambonye ko ndi umupolisi jewe uraneze urabona ndi umumotari bisanzwe ko sanze uranga ari kunyara ahangaha nje nigendera muntu we nje nawe tuziranye ati umusa ko sanze uranga uri gukojora ahangaha nje nawe tuziranye umva umuginga iriya kasike ivuye he iriya kasike wari ufite ukora iyi kapura araba yakotoreye fata igiti cyo mu nda kapura yishe umuntu we motari we ati nawe nabyumvise kopura aba bantu bimeze umutondesha ibintu kopura witonde umuntu ashobora kumubaha umuntu ashobora kumubaha wende na moto yanjye umva nakubwiye ngo iki wowe asupu nujye kuvuga acecetse witwubaha ko tubwire wowe ikibazo cyawe uri mu biki ubundi tubwire nk'umuyobozi mukuru wambaye inyenyeri 3 sibyo sister nako wafande mumbabarire sibyo kutufite inyenyeri imwe kabusha kwitonda abantu ninde umuntu wambaye izo nyenyeri umuntu atari ku bundi sister baby ni gute wambaye inyenyeri imwe ukaburusha kwitonda tuno tugabo turi hano twambaye inyenyeri nyinshi kukurusha uyu ni umugore ngende uwo mugabo utandukanye amabwiriza y'umugore utandukanye amabwiriza y'umugabo maniga wirengera uyu ni umugore nge nkaba umugabo utandukanye amabwiriza y'umugore nge ndi umugabo wana cyangwa ushaka ko nkwemeza wangu ako kufite amataga kubundi polisi ni imwe my friend ahubwo wowe ugira n'ironda gitsina mukayitase polisi ni imwe mu gihugu wa mugiye polisi ni imwe my friend asa ko muri abanutse bimeze gutera ariko none igihugu cyacu kiragendesheje uri umupolisi wowe ni ibibazo byanjye wumva ko poro atari ku bundi ubwo wowe uri umupolisi ariko igihugu kiragendesheje wangu n'ibibazo wangu n'ibibazo wamwumvise ibibazo bizana mu baturage ako kuri mu musista atafite bifu atari ku bundi wowe ibibazo bizana mu baturage gute ako kuri mu batwigaho bimeze gute ko tuvuga niko arimo aratwigaho nkadesha kundi uyu mugore si umusivili wowe ndabona nyine kapura ahangaha none uyu mugore we kumvikana ntabwo byoroshye bamwe bahoze bakozanyaho atari ku bundi gabanya ibibazo kundi uyu mugore si umusivili atari kundi uyu mugore si umusivili
wowe ndabona nyine witonda sibyo ndabona witonda akomota wende we gutanyaganya afande afitemo akanono ko kuguma anyunzura abantu ariko ndi moto kutavuga mu gigi umeze gute se ubundi wowe umeze barakwereka abagenzi wa mugabo akuyemo baje arangije anyereka wa musista afande utuze wa mukobwa ati nimutuze ibintu birakomeye wa muntu twamuyobeyeho ntago yoroshye arabaruta mwese umupolisi w'igihugu usomera hano ngaho nawe ngo somera hano soma hano mu karitata mu gigi cyadanje wa muntu uzi ko burya witonde ari ingabo y'igihugu nayo witonde gato we nahetse majoro narizi wamwumvise wa mumotari wacu ati kumbe natwaye majoro ntabizi aravugishwa mujya mwirinda nakwita ndatekereza ushobora kundusha none se we ntubizi ko akarimi kene kavuga cyane kakaziba bakokeje mujya mwitwararika motari ati natwaye majoro kumva arabaruta ikibazo nta mubaza afite mubaza igende muteze ashaka mubaza kuki udashaka mubazi wamubonye umuntu iyo yahabye bapfuye kuvuga mubazi ko Paul kubera gutinya cyane no guhaba umuntu ati kuki udashyira mubazi nawe aramunyuzuye utirengagiza ko uzi umwibita umwibarishwa mubazi ngwino umugeri wa danje umugeri ko Paul motara nasaga televiziyo yanjye atari mutufate umugeri wa danje ko Paul apfuye we ko Paul arakanga uranganga ko Paul uranganga wowe uranganga bamutiki cyarimo kabisa fanda bitambika ko Paul agaruka waje ko Paul fata umugeri tabokiki imigeri wewe bega imigeri umugeri wa danje ko Paul atayindabisha hasi ko Paul imigeri afanda ramanika murya kana fa ko Paul aryama hasi afanda aguma aritaratsa genda kwita umuntu ko Paul avanamo akariruka ko Paul ariruka uretse wowe afande twumvikane rubi twumvikane afande arayamanika urajya he urajya motari akuye umugabo wa perime we zamura motari wundi wamugwa ni perime yawe iriwe wamwumvise afande ahise akoreshwa nawe ati ubundi sha ubundi perime irihe wamugana kurwana nibyo bintu wigishijwe ariko ubundi kurwana nibyo wigishijwe wowe njye nigishijwe kurenganura ngari byo wigishijwe ariko ntabwo umuntu ureba mu mutwe ukuri kwanyu mushaka kundira muganga kandi nta mpamvu yo kureba muganga umuntu ibi ni biki wanditsemo nusa iyi ni give ibi ni ibiki wanditse mu icwanga nimba uri komiseri bayita giving izi ni stile wangu bazita give genda arenze mu mutwe urari ugasanga ukora kuri sitasiyo ya Nyamirambo ati nimbona mvuye ahangaha ndahita njya kuryama abajama noneho he barampemukiye Stefane mayatse nyanjye nkikomeye ariko si wajya heho amukati ariko ndazira iki motari nakubwiye mufata iminwa yanyu wabaje ugatuza halo funga umunwa wawe Nyamirambo kuri sitasiyo witwa nde wowe bamwita Paxson kumba fande yitwa Paxson akorera aho ngaho yesa nese kuki mukoresha polisi n'indisipline isa mukoresha polisi n'indisipline batagira kumba fande yitwa Paxson ndi musi ujya ubaha abantu ndabyumva we motari sigara baza motari byambaye ariko n'undi munsi uzongera kumenyera we mukatasa muri akantu kabisa we bimeze gute ubundi ca we baraneze urabona ukuntu tubayeho kazana ibyangombwa se kacubutise oya byihorere ndavanga hagiye kuko ndabona mwaza no kumuhohotera nubonye muri amabandi sister baby bitese baby nazo baby mereza kanamba se mwana ako twawirugiye no kwa kanuni mufande gute ubundi Paxson arafunga ati ubundi wowe urakanimira fande by'iki ibi byacu ko byarangiye afande bamubaza iki tubaye ngombwa ntabwo nyitaze uno mumotari ma urashaka gusigarana natwe tumureka yigendere mota kwa zawe zigende ko ndabizi nabona mwe muri abajura mwana mwiba ati kwanza umumotari nagende kugira ngo mutaza kumugira nabi episode ya 6 yikurikira kabisa iby'ubu filime kabisa filime imeze neza cyane kandi nzi neza yuko namwe rega ntimubizi se Imvura Studio iba yakakugejejeho kandi amajwi ameze fresh ibintu ni fresh n'uburyo ndabizi neza kabisa Imvura TV wakoze subscribe niyo nkunga ikenewe ugira ngo se udakoze subscribe twakomeza reka ntibibaho kurikira episode ya 6 yitegereze nyine ko ibintu ari fresh se